Yo, welcome back to Yegoo TV. Reka mbanze mfata akanya ngushimire cyane wabashije kuba wakora subscribe hano kuri Yegoo TV. Nkubwira ngo nawe niba utarakora subscribe manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana byinshi Yegoo TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Akani kakanya kandi mu ntoki aho turira amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye, tukara ubuzima babayemo, tukara ubuzima baciyemo kugeza aho bageze ubu ngubu. Ese bageze ku musozi zabo bigenze gute? Ese bakoze ari zo nzozi bafite? Byose bikurikirana mu kiganiro ni mu ntoki rero yacu uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe nikuze ni mu ntoki. Nikuze ni mu ntoki ni umukinnyi wa filime umaze kuba yakomera cyane muri iki gihugu cyacu Rwanda. Arakunzwe cyane kandi akunzwe na benshi bitewe n'ukuntu ari umukinnyi wa filime mwiza cyane, akaba ari umuhanga cyane mu byerekeranye no gukina filime. Yamenyekanye cyane muri filime CITY MAID, imwe muri filime zikunzwe cyane muri iki gihugu cyacu Rwanda. Akaba ariho yamenyekanye cyane ndetse agakundwa na benshi, akigarura imitima ya benshi bitewe n'ubuhanga n'ubushobozi afite mu bijyanye no gukina filime. Nikuze amazina yiswe n'ababyeyi akaba ari Usa na Laura, akaba avuka mu muryango w'abana batandatu, akavuka ari umwana wa kane wabo. N'umukinnyi wa filime aje yakubaka izina cyane muri iki gihugu cyacu Rwanda. Yavukiye muri Tanzania akurira Nyagatare ndetse akaba ari naho n'ababyeyi be baherereye muri aka kanya. Uyu nguyu ni umukobwa ukunda gusabana, gusa agakunda gusabana n'abazi cyane cyangwa se n'inshuti ziwe, ku buryo iyo mugiye gusabana cyangwa se uhuye nawe atakumenyereye yicecekera ukagira ngo ni agasuzuguro. Gusa we niko yitereye mu buzima bwe bwa buri munsi. Bimwe mu bintu akunda gutembera, agakunda gusabana n'inshuti, gusa agakunda umuziki bya cyane. Ni umukinnyi wa filime, gusa umukinnyi w'icyitegererezo kuri we akaba ari Angelina Jolie. Nikuze yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2016 ubwo inshuti yamubwiye yuko ashobora kwitabira casting yangiza akazatoranywa akaba umukinnyi wa filime. Mu nzozi ze ntabwo yigeze yumva yuko ashobora kuzaba umukinnyi wa filime, yakuze yumva yuko adashobora kuzaba umukinnyi wa filime, ntabwo yari afite mu nzozi ziwe. Nta nubwo yigeze akina nk'inkinamico, nta nubwo yigeze abitekereza yuko byabaho. Gusa yaje kwitabira casting ndetse aza kugerageza nk'umuntu utari ufite n'ikintu na kimwe azi, gusa aza kubasha kuba yatsinda, dore ko yagerageje nk'uko bikwiye kugira ngo abashe kuba yabona ako kazi, dore ko yari agakeneye cyane. Niko kubasha kuba yatoranywa mu bakinnyi bazakina muri filime CITY MAID. Nuko nyuma yaje guhabwa script y'ibyo ari bwaze gukina, nuko nawe arayitoza nk'uko ari bwaze kubikina, gusa yumvaga atari bwabibashe, yumvaga afitemo ubwoba muri we. Gusa aza kujya kuri set, bamubaza niba script bamuhaye gusoma yayifashe mu mutwe, n'abasubiza yuko yayifashe, dore ngo kuko yari ameze imbere ya kamera bwa mbere yari afite ubwoba muri we. Ntiyarazi aho guhera, ntiyarazi kamera isa gute, ntiyarazi ese bikorwa gute, gusa yaragerageje abasha kuba yakina nk'uko byari bikwiye. Script ya mbere yakinnye yari uguterura ibaga yarangiza akirukanka, cyari uguterura igikapu akirukanka, gusa ntiyumvaga yuko ari bwaze kubikora. Bwa mbere yaje kuba yaterura icyo gikapu ariruka, gusa bamubwira yuko abikoze nabi, yuko agomba kubikora neza nk'umuntu urimo urirukanka, apana kwirukanka bya gahoro. Nawe aza kubikora, nuko nguko yatangiye gukina muri filime CITY MAID. Ababyeyi benshi kubona baba bakina filime birabagora cyane kubyakira, bikabatonda kuba bakakiriye ko umwana wabo bakina filime ntibifate nk'aho ari akazi nk'aho bisanzwe. We yicaje ababyeyi biwe, arangije abaganiriza yuko yabonye akazi ko gukina filime kandi abasobanurira ko gukina filime ari nk'akandi kazi kose. nabo bamubwira amahirwe amasa atangira gukina filime gutyo. Umunsi wa mbere aca kuri RTV, aca kuri televiziyo, role ya mbere yakinnye yasohotse, yahamagaye inshuti ze zose kugira ngo azimenyeshe yuko ari bwaze guca kuri televiziyo. Yumvaga ari ibintu bidasanzwe kubwiwe, yumvaga yuko ari igitangaza kuba agiye kuba yaca kuri televiziyo, amenyesha inshuti n'abavandimwe bose muri rusange, ababwira yuko ari bwaze kwitabira kuri televiziyo gukina muri filime CITY MAID. Nuko inshuti ziwe nabwo nyuma zirangije kureba iyo filime zamubwiye yuko yakinnye neza, zimubwire ko ashobora kuba yakomereza aho ngaho. Nikuze yagiye avugwa kenshi mu rukundo na Nick,
gusa akabihakanira kuri avuga yuko Nick ari umuvandimwe wiwe, yuko ari musaza we, amufata nk'inshuti nta kindi bashobora kuba bahuriraho, kandi akavuga yuko Nick ari umugabo wubatse kandi bidashoboka kuko we amufata nk'umuvandimwe. Ushobora kuba wibaza niba ibyo akina byarigeze bimubaho, we ku giti cye bavuga ko bitigeze bimubaho, gusa kenshi bakabihuza n'ubuzima bwiwe, bavuga yuko yabyaye akiri mutoya bakabihuza n'ubuzima bwa filime. Nkuko bigaragara uyu ntabwo akiri umukobwa nk'uko benshi bakunze kumwita umukobwa, uyu ni umubyeyi, akaba ari umumama w'umwana umwe. Nikuze usibye filime City Maid yagaragayemo cyane, n'indi filime yigeze agaragaramo, gusa asobanura yuko ari uko yari afite akazi kenshi ndetse afite n'indi mishinga myinshi agomba kubasha kuba yategura, gusa kuri ubu ngubu avuga yuko agiye kugaragara muri filime nyinshi. Si ibyo gusa kandi akavuga yuko ari gutegura filime ziwe. Ikintu kimubaza mu buzima ni umuntu ushobora kuba yamubeshya ikintu kimufitiye akamaro, kitaba ari we gifitiye akamaro, kikaba gifitiye akamaro abantu benshi, gusa uwo muntu akamubeshya bishaka kugira ngo abashe kuba yakirengera, gusa ibyo bintu abyanga kubi. Nk'undi mwana wese mu gukura kwe yarangwa n'amakosa menshi agiye atandukanye, we ikosa yaranzwe naryo mu bwana rihora ritangaza abantu benshi, nuko mu bwana bwe yigeze kumena iradiyo ari gushaka umuntu uri kuvuga ngo abashe kuba yamureba, gusa bikarangira nta n'uwo abonye. Ni umukobwa ukunda mama we bya cyane, akunda mama we bya cyane, dore ko mama we yamubaye hafi mu bihe byari bigoye, mu bihe byari bimukomereye nk'umwana wabyaye akiri mutoya, akagira inama nk'abandi bana babyaye bakiri batoya, akabagira inama yuko badashobora kuba bakitakariza icyizere kuko ubuzima burakomeza nyuma y'aho ngaho. Akavuga yuko ushobora kuba wabyara uwo mwana warangiza ukamurera ukanamwonsa, igihe cyazagera warangiza ukamucutsa, warangiza ukagenda, niba wari umunyeshuri ukiga, niba wari umukozi ukagenda ugakora, ubuzima bugakomeza, ntucike intege. Ushobora kuba wibaza niba afite umukunzi, nturi kubyibaza, igisubizo ni yego, kuko yitangariza ko afite umukunzi. Akavuga yuko amukunda ibintu byinshi bigiye bitandukanye, akavuga yuko agira urukundo, si urukundo rwo kumuha wenyine afite, ahubwo n'urukundo rwo gukunda abandi bantu muri rusange. Akavuga yuko yubaha Imana, si ukubaha Imana gusa ahubwo yubaha n'abantu muri rusange. Ibi ngibi kandi akaba ari byo bituma arushaho kumukunda bya cyane. Bimwe mu bintu akunda kuri seni cyangwa se kuri seti ni ukuganira n'abantu cyangwa se ubuvandimwe bwabo muri rusange uko baba bameze. Ibi byose abikunda kuba yajya kuri seti, akabikunda bya cyane. Inama agira abavandimwe bifuza kuba bakitabira kujya muri sinema ni ukubikunda, warangiza ugashira ubwoba, warangiza gushira ubwoba ukavanamo kwitinya, ukabasha kuba watera intambwe ya mbere yo gutinyuka, kuko intambwe ya mbere yonyine irahagije kugira ngo ubashe kuba wabigeraho. Ugakunda gukina, ugakunda kugerageza ndetse ukagerageza no kwiga sinema niba ubikunda koko. Akabwira n'ababyeyi yuko bashobora kuba bareka abana bakisanzura ndetse bakabasha no kuba bakina sinema, kuko sinema ni akazi nk'utundi tuzi twose umuntu ashobora kuba yagira, ni nk'uko wabyuka ukajya mu biro. Amateka y'icyamamare Nikuze, umukinnyi wa filime ukunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niba hari ikindi cyamamare wifuza kumenya ni muntu ki, icyo usabwa no gukanda aho ngaho subscribe, wangiza ukandika muri comment ukatubwira ikindi cyamamare wifuza kumenya ni muntu ki, nako tukaza tukubwira ni muntu ki. Wakoze kubana natwe, naho utacaho.